reka mfata umwanya ngushimire cyane wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo IBM TV. Wibutse yuko tukugezaho amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'ibyamamare n'andi makuru menshi abagezweho yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Niba rero nawe utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza cyane wo kureba aho ngaho hasi hari buto y'umutuku, nuyikandaho ugakanda no kunzogera byegeranye, bizajya bita bigufasha kubona amakuru yacu uri mu bambere. Kuri ubu rero inkuru nakubwira cyangwa se inkuru ngufitiye, umugore wa Humble Jizzo yasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika asigira umugabo we uruhinja rw'amezi 5. Umugore wa Humble Jizzo yasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika asigira umugabo we uruhinja rw'amezi 5. Ku mugoroba kuri uyu wa gatatu tariki ya 2 Kanama 2018 nibwo Humble Jizzo yagaragaye ku kibuga cy'indege Kanombe, aho yaraherekeje umugore we wari werekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu akaba asigiye uruhinja Humble Jizzo ugomba gusigara yita ku mwana kugeza igihe nyina azagarukira. Tukimenya iby'aya makuru twabajije Humble Jizzo iby'urugendo rw'umufasha we, adutangariza ko umugore we yerekeje koko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagiye muri gahunda z'akazi, ndetse ngo mu minsi mikeya yizeye yuko uyu mugore azaba yagarutse hano mu Rwanda. Amy Brownman, umufasha wa Humble Jizzo, yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri gahunda z'akazi nyuma y'igihe gito cyari gishize avanyeho n'umugabo we wari waramuherekeje muri gahunda zo kubyara, kuko uyu mwana wabo, uyu mwana w'umuzungu niho bamubyariye. Twabajije Humble Jizzo niba ari akazi koroshye kuba agiye gusigara yita ku mwana, adutangariza ko atari ibintu byoroshye, ariko nanone ko azabikora kandi akabishobora, na cyane ko uyu mwana nubwo afite nyina ariko yemeza ko umwana ari uwabo bose, yaba ari umugabo agashobora kumusigarana akamurera, yaba ari n'umugore ashobora kumutwara akamurera, ariko byabaye ngombwa yuko Humble Jizzo ari we umusigarana. Manzi James wo mu itsinda rya Urban Boys kuri ubu ngubu risigayemo abasore babiri, nizo Kabos ndetse na Humble Jizzo. Kuri ubu ngubu n'umwe mu bagabo bafite umugore w'umuzungu. Umugore wa Humble Jizzo, reka nkwibutse yuko yabyaye mu ijoro ryo kuwa 4 rishyira kuwa 5 tariki ya 23 Gashyantare 2018, akaba yarabyariye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho aba bombi bamaze iminsi baragiye kwitegura uyu mwana wabo w'imfura. Muri Nzeri 2016 nibwo uyu muhanzi Humble Jizzo yerekanye ku buryo bweruye uyu mugore we w'umunyamerikakazi, aho yagiye kumwerekana mu muryango we utuye mu karere ka Nyagatare, ndetse kuva icyo gihe nibwo hatangiye kuvugwa iby'ubukwe bw'aba bombi, nyuma baza kuvuga ko ubukwe buzaba baramaze kwibaruka umwana wabo w'imfura. Reka twizere neza rero yuko uyu mupapa cyangwa se uyu mugabo azabikora neza. Uyu mwana bamusigiye nubwo akiri mutoya, twizere yuko azakora inshingano za kibyeyi neza kandi akabyitwaramo neza nk'umuntu w'umugabo. Reka dushimire rero mwese mukomeza kudukurikirana kuri YouTube channel yacu ariyo IBM TV, nkubwira ngo tukugezaho amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'ibyamamare abagezweho yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Niba rero utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza cyane wo kureba aho ngaho hasi hari buto y'umutuku, uyikandeho yanditseho subscribe, uyikandeho, numara kuyikandaho ukande no kunzogera byegeranye, bizajya bita bigufasha guhita ubona amakuru tuba twashyizeho uri mu bambere. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.